Nshuti yanjye, hari ibintu ababyeyi bakabaye birinda kuvuga igihe bari kumwe n'abana babo. Ndagira ngo niba utarakora subscribe kuri Tuzatabarwa TV, fata akanya gato ntabwo karenze isegonda ukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe kandi ubu duteye inkunga ikomeye cyane. Muri kumwe na Atanazi nk'uko bisanzwe. Uyu munsi ndaje kugira ngo tuganire ababyeyi mwigire hino mutega amatwi, ndashaka kuganira namwe. Hari ibintu bigera kuri 5 ababyeyi bakwiriye kwirinda kuvuga igihe bari kumwe n'abana babo. Reka twihute, ntabwo turi buze gupfusha umwanya ubusa, tugere ku cyambere. Igihe muri kumwe n'abana banyu hari ibintu mukwiriye kuba muganira, cyangwa se igihe turi kumwe n'abana bacu hari ibintu dukwiriye kuba tuganira, ariko hari n'ibyo dukwiriye kuba twirinda kuvuga muri icyo gihe, kuko abana atari ngombwa nyine ko babyumva. Icyambere, kuvuga abantu bacu cyangwa se abantu b'inshuti zacu ariko tukabaganira ku bintu bitari byiza. Urugero, tuvuge yenda muri abantu b'abakristo basenga, mwicaye muri salo muri kumwe n'abana banyu, muri ku meza cyangwa se muri mu bindi biganiro, mugatangira mufite umuyobozi w'itorero yenda utari mwiza koko bizwi, mugatangira mutariko pasiteri wacu twumvise ko ari umusambanyi, umugabo ati nyamara pasiteri wacu ngo asigaye anywa inzoga yabaye umusinzi, abandi batariko mubona pasiteri wacu yitwara ate buriya biriya bintu mubona ari byiza. Mu by'ukuri mukamuvugaho, mukamufataho umwanya, mukamufataho ikiganiro, kandi ikiganiro kitari cyiza. Abana banyu bari aho ngaho bateze amatwi, barimo barabumva, murimo murakora ikintu kibi cyane koko. Nubwo yenda pasiteri atari mwiza, ariko mwibuke yuko ayoboye itorero kandi ayoboye abantu benshi. Nimumara kumvisha mu mitwe y'aba bana hakajyamo yuko mufite pasiteri mubi cyane, pasiteri ukora umurimo nyamara adakijijwe, mu bana banyu hakajyamo ko pasiteri wanyu ari inyema, ari ingetura, ari igisambo, mu by'ukuri kandi akaba bayoboye. Abana banyu bateze amatwi, bari kubyumva. Ntabwo ari ibintu byiza. Muri bo murimo murashyiramo ishusho mbi cyane ya pasiteri, kandi nimumara gushyira ishusho mbi cyane mu mitwe yabo ya pasiteri, n'itorero ntabwo itorero ayoboye naryo ntiribuwe rikigaragara neza. Tekereza rero, niba njyewe ndi kwereka abana banjye yuko umuntu unyoboye mu buryo bw'umwuka ari umuntu utari mu rugendo, ari umuntu utari umukristo udakijijwe, murumva abana banjye bo bari butekereze yuko uwo muntu anjyana hehe. Urwo ni urugero rumwe. Urugero rwa kabiri, dufite inshuti zacu cyangwa se abantu tubana, kunguka imiryango iba ifite inshuti, ugatangira ukajya aho ukavuga ba bantu b'inshuti zanyu, mukabaganiraho, mugatangira kuvuga ibibi byabo, mukabitondora, mukabirondora, mukabivuga uko byakabaye. Abana banyu bari aho ngaho bateze amatwi. Ntabwo ari ikintu cyiza cyane inshuti yanjye, kuko ejo mu mitwe yabo mwamaze gushyiramo isura mbi cyane y'inshuti zanyu. Ubwanyu murimo murabumvisha yuko inshuti mubana nazo atari inshuti nziza, ubwo namwe murumva yuko mutari beza. Hanyuma ikindi, ya magambo mwamaze kubumvisha, mwamaze kuvuga bumva, ejo ba bantu nibaza kubasura, aba bana bashobora no kutazabaha karibu igihe muzaba mutari hafi aho ngaho, bashobora no kutazabitaho, ntabwo bazabubaha mu by'ukuri, kubera yuko bamaze kumenya yuko si abantu beza. Nyamara yenda mwibanze ku bibi byabo, ariko hari n'ibyiza byabo. Niyo mpamvu muri sosiyete abantu twakabaye twibanda ku byiza by'abantu cyane kuruta ibibi byabo, kuko bavandimwe, ntawe utagira intege nke, ntawe utagira intege nke kandi ntawuzuza byose. Rero ntabwo ari byiza kwicara mu miryango yacu tukicarana n'abana bacu muri salo, tugatangira kuvuga inshuti zacu tuzivuga nabi, tuvuga ibibi byabo, kandi abana bacu barimo baratwumva. Ntabwo ari ibintu byiza cyane, ntabwo ari ishusho nziza turi guha abana bacu. Icya gatatu, si byiza kujya impaka za ngo turwane. Umugore n'umugabo baricaye, bari muri salo, bari ku meza y'ibiganiro cyangwa se bari ku meza y'amafunguro, mutangiye kuvuga ikintu. Niba hari ikintu mutumvikanyeho, mutangiye kujya impaka, ndetse impaka zitari nziza. Buriya hari impaka nziza, hari ukuntu abantu bashobora kuganira bakajya impaka, ariko wumva ari impaka nziza zitarimo umujinya, zitarimo amahane,
hakaba n'izindi mpaka za ngo turwane, ushobora kujya kubona ukabona umugore n'umugabo bari aho bari kumwe n'abana baratangiye impaka zizana intonganya, ntabwo ari nziza, ntabwo ari ibintu byiza. Mugatangira mugatongana mukajya impaka, ubwo hakazamo n'agasuzuguro, ati nyamara umwe ati nyamara uransuzugura, undi ati nyamara ibyo nkubwira ibintu ntubyumva uzumva abandi. Ugasanga mugiye kujya impaka, abana bari bishimiye kuba bicaranye namwe muri salo, bari bishimiye kuba bari kumwe namwe banezerewe cyane. Mwebwe muzanyemo ibintu by'impaka, muzanyemo ibintu bya ngo turwane, muzanyemo ibintu by'intonganya. Mu by'ukuri abana mugiye kubabihiriza umunsi, mugiye kubaha ibihe bibi. Niba hari ibintu bibabaza abana bacu, ni ukubona ababyeyi batumvikana, ababyeyi barwana, ababyeyi bahorana intonganya. Ibi bintu bibabaza umwana ku buryo hari n'abana bakurana imyitwarire mibi igiye itandukanye, mu by'ukuri babiterwa n'ibyo bagiye babona ku babyeyi babo. Ntabwo ari byiza ababyeyi bavandimwe, ntabwo ari ibintu byiza. Niba hari n'ikintu mutumvikanyeho igihe muri kumwe, ntabwo ari byiza ko mukigaragariza abana, cyangwa se ngo kibajyane kibageze ku makimbirane, kibageze mu bintu by'intonganya, ngo habe hazamo no kurwana, ni ibintu bibabaza umwana, ni ibintu bimubabaza umutima kugeza ubwo ashobora gufata umwanzuro mubi. Hari imiryango myinshi igira ibintu by'amakimbirane ndetse ahoraho, kandi hari ikiba kibabaje kurushaho nuko bamwe usanga baba no mu matorero ari abantu basenga, ariko nubwo mwaba mudakijijwe, nubwo mwaba muri abantu badasenga, ntabwo abantu bose bazakizwa. Ibyo ngibyo byo bazabibazwa n'Imana yabaremye. Ariko nibura niba utaranakijijwe, ndimo ndavuga ku muryango, nibura gira indangagaciro z'umuryango, gira indangagaciro z'abanyarwanda, indangagaciro za kinyarwanda. Ariko by'umwihariko noneho abantu bakijijwe, mwakabaye muyoborwa n'ijambo ry'Imana, mukamenya uko mukwiriye kwitwara mu gihe muri kumwe n'abana, mukamenya ibyo mukwiriye kujya muvuga mu gihe muri kumwe n'abana. Ni byiza cyane yuko mugaragaza ubumwe. Abana banezezwa no kubona se na nyina, ababyeyi bafitanye ubumwe, bafitanye urukundo, ari abantu bumvikana cyane. Njye mfite akana gatoya kari mu myaka ingahe, ariko nk'iyo ngize gutya kakabona ndarakaye, mbaye nk'urakara, ari ukugira ushobora gukora akajesite wenda kugira ngo tumurebe, nkaba nk'ukubita nyina, nkasa n'uwirakaza n'umwana mutoya. Biramubabaza ku buryo bimujya mu mutwe, birangira nawe anyishyuye, ndetse ushobora no kubona ukabona ararize, cyangwa se nyina we agize gutya agasa n'uwirakaza kugira ngo amurebe, akaba nk'unkubita urushyi. Umwana w'ubwe kandi yenda ari no kugira ngo amurebe, umwana w'ubwe uhita ubona yuko bimubabaje, birangira nawe ari uko amwegereye akamwishyura rwa rushyi kandi atari we yarukubise. Rero ndashaka kukumvisha uburemere bwo kubona noneho mwarakaranyije koko, murimo mutongana imbere y'abana, ndetse hari n'abarwana. Ibyo ni imiryango imwe n'imwe ibikora y'abantu batubaha Imana, nibashaka we barabo mu rusengero, ariko iyo bimeze gutyo ntibaba bubaha Imana mu by'ukuri, kuko ababa mu madini n'amatorero bose siko bakijijwe mu by'ukuri. Ariko ibi ntabwo ari ibintu byiza. Niba hari ikintu mutumvikanyeho mukabona gishobora kuzana amakimbirane, mube mugihagaritse mu gihe muri kumwe n'abana, hanyuma muze kwiherera, muganire. Ikindi, ntabwo ari byiza kuvuga ibintu amabanga y'urugo. Nimvuga amabanga y'urugo ntuze kumva wa murimo w'Imana wahiherereye, ntabwo ari wa murimo w'Imana ukorerwa ahiherereye, ahubwo yenda reka ntange urugero. Ntabwo ari byiza kuba mwicaranye n'abana banyu ngo mutangire kuvuga ibibazo biremereye urugo, abana babumva, kandi yenda ari n'abana bakiri batoya. Ntabwo ari byiza ngo mutangire muvuge muti noneho yewe noneho Ivete arava mu ishuri rwose turabona byanze. Ubwo Ivete yenda ni imfura yanyu, abamukurikira abana bato bari aho ngaho mu rugo barabyumva.
ngo mutangire muvuge muti noneho turapfuye, inzara iratwishe, ibyo kurya ntabyo, noneho byarangiye turapfuye. Ni bya bibazo muzi namwe bijya biza bikaremerera imiryango, ngo mutangire ngo mujye mubivuga hagati muri bya biganiro byanyu by'umuryango n'abana bahari babumva. Ntabwo ari byiza, kubera yuko abana mutangira kubakorera imitwaro mu gihe kitari icyayo. Abana baratangira kugendana ibibazo by'uko mu rugo nta kintu gihari, nyamara yenda kandi icyo ntabwo ari ikintu cyiza. Nyamara yenda hari ukundi kuntu mwakabiganiriye, hari n'ahandi mwakabaye mubiganirira ibyo ngibyo, ndetse niba hari n'icyo gukora mukajya inama nk'abantu bakuru. Ariko abana banyu bakiri bato, yenda bakiri bato, ntabwo ari byiza yuko bamenya yuko urugo rusumirijwe. Ntabwo ari byiza yuko babona yuko urugo ruremerewe kabaye. Mbese ntabwo abana bakwiriye kumenya biracitse iri kuba mu rugo, kandi ari abana bakiri batoya. Mugiye kubaremereza imitima, amasomo ntabwo bari bube bagishyize umutima ku masomo, bazaba mu bandi badahari, bazaba mu ishuri badahari, kuko batekereza yuko mu rugo iwabo biri gucika, nta kintu gihari, bapfuye birangiye. Mu by'ukuri ntabwo ari ibintu byiza ku bana. Ikindi cya nyuma rero, by'umwihariko abantu bakijijwe, ababyeyi b'abakristo, mwakabaye mufite igihe cyo gusenga, mugasengana n'imiryango yanyu n'abana banyu. Abana bakareba se, bakamenya uko yicara ku karago, bakamenya uko aca bugufi imbere y'Imana. Abana bakareba nyina uko yicara ku karago, bakamenya uko aca bugufi imbere y'Imana. Ibi ngibi uko witwara ni isomo rikomeye cyane ubaha, nubwo utakwirirwa ubabwira byinshi, ariko uko witwara mu rugo ni isomo rikomeye cyane uha abana. Kandi imyitwarire yacu mu rugo ibi isomo tutiriwe tunavuga, nubwo tutavuga, uko twitwara byonyine biba ari isomo ku bana bacu. Nahanjye rero nawe kugira ngo tumenye ibyo dukwiriye kuvuga imbere y'abana, tumenye uko dukwiriye kuba twitwara imbere y'abana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo toza umwana inzira anyuramo, azarinda akura atayivuyemo. Hari umubyeyi umwe twahoze tuganira, arambwira ngo ntabwo ari byiza yuko ngo abana ngo tubashyiramo ibintu by'ikirokore cyane, cyangwa ngo tubashyiremo ibintu by'imyemerere cyane, ngo kuko ngo nabo bazagira amahitamo yabo. Ariko njye ntabwo ariko mbyemera, kuko ijambo nyine riravuga ngo toza umwana inzira anyuramo, azarinda akura atayivuyemo, kandi igiti kigororwa kikiri gito. Ibyo wagakoze nk'umubyeyi, bikora ibyo ugomba gukora, bikore, hanyuma ibindi bizaza mu gihe kizaza. Imana yitwa Uwiteka nayo izi uko izabigenza, abana izabayobora, ariko tuticira urubanza. Ntihazagire igihe kigera ngo tuvuge tuti nyamara byakabaye kuba bimeze gutya, twakabaye kuba twarakoze iki, kandi igihe cyararangiye. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu bihoraho, mukomeze mubane natwe, kandi mukomeze kubisangiza abavandimwe benshi kugira ngo bigere kuri benshi. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.